sinzava aho uri Yesu, kuko ari wowe umpa amahoro muri njye, kuko ari wowe umpa amahoro. Yesu nashimwe, haleluya. Nongeye kunezezwa n'Imana mu mutima kuba yongeye kuduha ibi bihe byiza byo kuvugana n'Imana. Uyu munsi Imana impaye ijambo ririmo ubuhanuzi. Nje kuguhanurira mu izina rya Yesu muri uyu mwaka wa 2025. Ni ijambo Imana impaye muri iki gitondo ngeze ngo ngusangizeho, kandi ni ijambo riri bugufashe. Ndagusengera nk'umwuka wera w'Imana, Imana Data wa twese, igusobanurire kurusha uko nagusobanurira, igufashe kurusha uko nagufasha, kuko Bibiliya yatubwira ngo Imana yaduhaye umwuka wera nk'umufasha kugira ngo ajye dufasha muri byose. Rero umwuka wera nakuzeho mu izina rya Yesu. Imana impaye ijambo riri muri Zaburi ibice 30 umurongo wa 6. Ni ijambo dusanzwe tubuza abizera, ariko rikubere risha. Ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana rihora rishasha. Zaburi ibice 30 umurongo wa 6 haravuga ngo, kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Nawe tera haleluya, uvuga uti amen. Birashoboka ko ibyo umazemo iminsi biri kukuriza. Birashoboka ko hari ibyo wagerageje gukora bikanga. Birashoboka ko hari ibyo wagerageje muri uyu mwaka ushize wa 2024 ntibikunde. Ariko Imana irakubwira ngo amarira warize ntabwo ugiye kongera kuyarira. Bibiliya yavuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Birashoboka ko ijoro ry'umwaka wa 2024 waririyemo, ariko iki ni igitondo, aya ni amanywa Imana iguhaye kugira ngo uvuze impundu 2025. Imana nishimwe, haleluya. Mwuka wera ampaye ijambo muri uyu mwanya. Ndimo nsoma iyi nkuru cyangwa aya magambo Imana yashize mu byanditswe byera. Ndibutse ko hari abagabo bamwe baraye baroba ijoro ribakeraho ariko Yesu ahageze mu gitondo, ni inkuru njya nkunda cyane. Yesu arababwira ati, bana banjye hari icyo mwabonye? Baramubwira bati, ntacyo twabonye. Yesu arababwira ati, ndaje kugira ngo mbagirire neza. Nubwo bo kwizera kwabo kwari kwashize, ariko muri we ibitangaza byari birimo. Yesu aracakora, Yesu aracyari ku kazi. Wowe aho unaniriwe, aho ubona ijoro ryakeye urukurira, aho ijoro rikeye urukuroba wabuze icyo ufata, Yesu akuzaniye igisubizo. Kandi aho wasebeye, aho waratiye, aho wahombeye, niho Yesu ajya acisha. Hari ijambo cyangwa hari inkuru cyangwa hari intsinzi Yesu akuzaniye nshasha. Imana nishimwe, haleluya. Abakinnyi b'umupira hari uburyo bajya bikoramo nkunda. Buriya umupira aho warengeye niho bawurengurira haleluya. Bizera, haleluya. Aho umupira warengeye niho urengurirwa. Bivuge ngo aho byapfiriye niho bishobora gukirira. Imana nishimwe cyane. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana, duhuze iyi mirongo ko ari 2. Dusome muri Zekariya ibice 8 n'umurongo wa 9. Haravuga ngo, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, amaboko yanyu nakomere, yemwe abumva muri iyi minsi amagambo yavuzwe n'abahanuzi. Bari mu minsi urufatiro rw'inzu y'Uwiteka Nyiringabo rwashirwagaho ngo
iyo nzu y'urusengero yubakwe. Imana nishimwe, haleluya. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, amaboko yanyu nakomere. Imana nishimwe, haleluya. Yemwe abumva iyi minsi amagambo y'ubuhanuzi, Imana nishimwe cyane. Amaboko yanyu nakomere muri uyu mwaka. Yemwe abakomeje kumva amagambo y'ubuhanuzi, si rimwe kandi si kabiri Imana yavuganye namwe, si rimwe kandi si kabiri Imana yavuganye natwe, ariko yongeye kubisubiramo. Iravuze ngo yewe ucitse intege, yewe amaboko yawe ateneburitse, Uwiteka aravuga ngo amaboko yawe niyongere akomere. Ongera ugirire Imana icyizere. Ushaka kuba abahanuzi barakubwiye inshuro nyinshi, abahano barakubwiye, ariko ongera wumve amagambo y'ubuhanuzi aca muri Bibiliya, aca no mu buhanuzi Imana ikoresha, kuko Imana iravuga kandi igasohoza. Turi abagabo bo kubihamya. Rero Bibiliya iratubwiye ngo yemwe muri iyi minsi nimwongere mukomere, mwongere musubiremo imbaraga. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Imana nishimwe cyane. Ndagusengeye ngo uyu mwaka uzakubera umwaka w'amata n'ubuki, kandi Imana izasohoza ibyo ivuganye nawe, izasohoza ibyo yavuganye nawe mu mwaka wa 2024. Imana ize ibisohoze muri uyu mwaka, kandi niko kuri. Uyu ni umwaka w'abizera w'Abakristo, nk'uko na Imana ibiduhamagarira. Reka tubabwire ngo uyu ni umwaka wa 2025, umwaka mwiza ku bizera Imana, ku basenga, kubumva ijwi ry'Imana. Imana irababwira ngo amaboko yanyu uyu mwaka agiye gukomera mu izina rya Yesu. Amen.